mwese bari muri hirya no hino mukurikiye Ifunguro TV, nizere ko mumeze neza. Imana ibaha umugisha, mbifurije kugubwa neza kandi ngusaba wowe utameze neza kwakira Imana kugira ngo ikomeze ibe mu buzima bwawe, nubwo bitameze neza nonaha, ariko ejo ni heza. Ndagutangariza ko ejo ari heza kandi Imana iradukunda cyane, yemera ko byose tubyakira mu rukundo rwayo. Rero turabasuhuje Ifunguro TV, turabakunda cyane, mwizere ko namwe mudukunda kuko murabimbwira muri benshi. Reka rero twakire umutumirwa wacu abibwire, anakomeze abagezaho iby'Imana yamutumye. Ariko wowe utarakora subscribe, ndakwinginga uyu munsi uduhe sabone yawe kandi comment, share na like. Ni ibintu by'ingenzi muri uyu murimo w'Imana dukora. Imana iduhana umugisha. Karibu umukozi w'Imana isumba byose. Murakoze. Imana ibaha umugisha. Yesu ashimwe. Shimye Imana kubw'uyu munsi yongeye kungira icyizere cyo kugira ngo nganire n'abankurikira kuri channel zitandukanye, aho mvuga ubutumwa. Imana ishimwe kandi habwe icyubahiro, bamera umugisha mwebwe munkurikira, kandi Imana ikomeze kubagira neza, bahaze uburame. Amazina ni Muragije Imana Alphonse, ndi umukozi w'Imana. Imana wagurikije mu gihe nk'iki ngiki. Ndi umusore Imana yagiriye ubuntu. Kasenge dukomezeho kuganira no kumva ijambo ry'Imana nk'uko yabigambiriye uyu munsi. Uri Uwiteka, Imana ikomeye, Imana y'ubutsinzi, Imana y'icyubahiro. Imana ngushimiye kubw'ineza n'ubuntu bwawe. Ndagushimye ko watwongera igihe cyo kuramuka, igihe cyo kubaho, ukatwongera igihe cyo kubaho n'ushimwe. Imana nguretse buri muntu wese uzankurikira n'uri bunkurikire, muhe umugisha, kandi Uwiteka uzakwizera akakugarukira ndetse akaguhanga amaso akagutabaza, uzamutabare. Murengeze mwiza Imana ikomeye, nk'uko ijambo ryawe ryabimbwiye neza, wahirwa ugufitemo imbaraga nk'uko tugiye kubisoma muri Zaburi. Mana rero wera wa Israheli, bari mu bihe bigoye kandi baruhije, ariko ndagira ngo ngwinginge kugira ngo buri muntu wese mu gihe harimo umushoboze n'ikimumaremo imbaraga, ahubwo abone neza n'ubuntu bwawe n'urukundo rwawe. Senze nizeye mu izina ryawe Yesu, amena. Yesu ashimwe bene data. Yesu ashimwe abari hirya no hino, bari mu gihugu cy'u Rwanda, bari ku migabane itandukanye, bari mu Burayi, Aziya na Afurika. Nongeye kubasuhuza, amahoro y'Imana n'abane namwe mu izina rya Yesu. Kadutangiye dusoma ijambo riri muri Zaburi. Zaburi ya 84, turahera ku murongo wa 6. Hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga, hahirwa abafite mu mitima inzira zijya i Siyoni. Iyo banyuze mu gikombe cyitwa Baka, bagihindura ahantu h'amasoko. Imvura y'umuhindo icyambika imigisha. Bagenda bagwiza imbaraga, umuntu wese muri bo aboneka mu maso y'Imana y'i Siyoni. Reka twongere turisubiremo kugira ngo uryumve neza. Ni Zaburi ya 84 ku murongo wa 6 niwo tugiye guhera. Hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga, hahirwa abafite imitima inzira zijya i Siyoni. Iyo banyuze mu gikombe cyitwa Baka, bagihindura ahantu h'amasoko. Imvura y'umuhindo icyambika umugisha. Bakaboneka bagenda bagwiza imbaraga, umuntu wese uwo muri bo aboneka mu maso y'Imana y'i Siyoni. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye kongera kuganira namwe ijambo ry'Imana. Ijambo nzanye uyu munsi, Imana yashimye ko rigera kuri buri muntu wese ukurikiriye channel Ifunguro TV. Ni ijambo rivuga ngo ibihe ntibikakumaremwo imbaraga. Ibihe ntibikakumaremwo imbaraga. Papa, ibihe ntibikakumaremwo imbaraga. Mama, ibihe ntibikakumaremwo imbaraga. Mukobwa, musore, ibihe ntibikakumaremwo imbaraga.
munyamasengesho ibihe ntibikakumaremo imbaraga, muhanuzi ibihe ntibikakumaremo imbaraga, muvugabutumwa nawe ibihe ntibikakumaremo imbaraga, mushumba, muyobozi, mudiyakoni, muririmbyi, munyamasengesho ibihe ntibikakumaremo iki? Imbaraga. Murongo wa 6 wavuze ngo hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga. Bishatse kuvuga ngo umuntu ufite imbaraga ari mu Mana, uyu muntu arahirwa. Nasomye ijambo rirambwira ngo uwo mwana arakuragwiza imbaraga z'umutima, aguma mu butayu ngo kugeza igiherekeye mw'iki? Abisiraheli. Uyu muntu nubwo yari ari mu butayu, ariko ubutayu ntabwo bwatumye atakaza imbaraga, ngo ahubwo yakomeje gukura, akomeza kugwiza iki? Imbaraga. Mwene data, mukozi w'Imana, ibihurimo koko biragoye, ariko ndagira ngo nkubwire ngo nubwo bimeze gutyo nibikumare mw'iki? Nibikumare mw'imbaraga, kuko ijambo riratubwiye ngo hahirwa umuntu umufite mw'imbaraga, hahirwa umuntu uri muri Kristo amufite mw'imbaraga. Birashoboka ko uri mu burwayi cyangwa urwaje uwawe, urwaje inshuti yawe, urwaje umwana wawe, urwaje umugabo wawe mama, urwaje umudamu wawe papa, ariko icyo gihe urimo, icyo gihe cyo mu burwayi urimo cyere kukumara mw'imbaraga, cyere gutuma utakaza ibyiringiro, cyere gutuma wumva yuko Imana itagikora, cyere gutuma wumva ko Imana itagishoboye. Umuririmbyi niwe waririmbye aravuga ngo nubwo ugiye ku bandi nawe ibikuzirikana, kandi muri uko kukuzirikana izakugaruka ifite imbabazi nyinshi. Yesu nashimwe. Haleluya. Mukobwa, birashoboka ko umaze igihe kinini upanga ubukwe bikanga, ndetse ukagerageza gutera imbere bikanga, ukagerageza kugira ngo ugire ikintu ugeraho wiyunguraho bikanga, ariko ijambo riratubwiye ngo hahirwa umuntu umufite mw'imbaraga. Hahirwa umuntu upfusha ubukwe akagomeza akamugira mw'imbaraga, akagomeza agasenga, akagomeza akiringira Imana, akagomeza agahanura, akagomeza akakiranuka, ngo uwo muntu arahirwa. Yesu nashimwe cyane. Hahirwa umuntu umufite mw'iki? Imbaraga. Nasomye ijambo rirambwira ngo ubwami bw'Imana ntabwo ari ubw'amagambo, ahubwo ni ubw'imbaraga. Bishatse kuvuga ngo iki? Nubwo bimeze gutyo, tumbira Yesu ugwiza imbaraga. Yesu nashimwe. Muri uko kugwiza imbaraga, ijambo ryavuze ngo iyo banyuze mu gikombe cyitwa baka ngo bagihindura ahantu h'amasoko. Yesu nashimwe cyane. Ngo imvura nyinshi y'umuhindo ngo nayo ikacyambika iki? Ikacyambika imigisha. Haleluya. Umva umuntu ugwiza imbaraga mu kibazo arimo akagwiza imbaraga, iyo akigezemo nubwo ari ikibazo kimugoye, nubwo ari ikibazo kimuruhije, nubwo ari ikibazo kiri gushaka kumusubiza hasi, ngo ariko iyo ageze muri icyo gikombe ngo agihindura ahantu h'amasoko. Yesu nashimwe cyane. Bishatse kuvuga ngo iki? Iyo ageze mu bukene abasha kugomeza akiringira Imana, akagira icyizere Imana yamurinze, yuko Imana yamuramukije amahoro, ibasha gukora ibikomeye, ibasha gutanga akazi, ibasha guhindura imibereho, ibasha gukora ibikomeye cyane ibyo abana b'abantu batekereza. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Umuntu ugeze mu gikombe cy'uburwayi, iyo afite imbaraga ngo agihindura ahantu h'amasoko, nubwo ari mu burwayi ahahindura ibyishimo. Ubwo burwayi nubwo bwaje akongera akibuka isezerano Imana yagiranye natwe, akavuga ngo nituca mu muriro ntabwo tuzashya. Kandi mu by'ukuri umuriro uba wawugezemo, ariko nubwo wawugezemo ntabwo urashya, nubwo wawugezemo uravamo amahoro. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Ngo ndakubwira abantu nkababwira ngo Imana itabara umuntu wahuye n'ikibazo. Mwene data, Imana itabara umuntu wahuye n'ikibazo. Imana iguhoza amarira warize. Haleluya. Imana igukora hasi ikagushyira hejuru, hasi wahageze. Yesu nashimwe cyane. Imana igukiza warwaye. Bishatse kuvuga ngo uko byagenda kose ibigeragezo uzabinyuramo, cyangwa igikombe uzakigeramo. Niyo mpamvu ijambo ryatubwiye ngo hahirwa umuntu umufite mw'imbaraga, ngo uwo muntu yageze mu gikombe cyitwa baka
ngo ntabwo kimutera ubwoba, ntabwo kibasha kumuhindura, ntabwo kigomba gutuma atakaza ibyiringiro, ntabwo kigomba gutuma asubira inyuma, ntabwo kigomba gutuma yanga gusenga, ahubwo ngo agihindura ahantu h'amasoko. Niba ari uririmba akakomeza akaririmba, agihindura ahantu h'amasoko. Niba ari uhanura akakomeza agahanura, agihindura ahantu h'amasoko. Niba ari ubwiriza akakomeza akabwiriza. Mwene data, nubwo bimeze gutyo, umwe mu bacu yaravuze, aravuga ngo uko biba bisobanye kose ujye wisekera. Aba ari ikibazo cy'igihe, ni ikibazo cy'igihe, kere kukumaramo imbaraga, kere gutuma utakaza ibyiringiro, kere gutuma witotombera Imana, kere gutuma wumva yuko ibihe bikurangiriyeho, nyamara ntabwo bikurangiriyeho. Gihindura ahantu h'amasoko. Muri uko kugihindura ahantu h'amasoko, Imana nayo ikintu izakora ngo izagusha imvura nyinshi y'umuhindo, ngo nayo izicyambika imigisha. Bishatse kuvuga ngo iki? Bishatse kuvuga ngo mu gihe urwaje wawe, mu gihe uri kubona wihebye, mu gihe uri kumva naho guhungira, mu gihe uri kumva nawe ugufitiye imbabazi, Uwiteka azururuka, uwaza kurwanirire, Uwiteka azururuka, uwaza gusha imvura y'umuhindo, acyambika iki? Acyambika imigisha. Kandi muri uko gucyambika imigisha uzanezerwa, muri uko kucyambika imigisha mu bushomeri uzabona ibyo kurya, muri uko kucyambika imigisha mu bushomeri uzabona umuterankunga, muri uko kucyambika imigisha Imana izaguhuza n'umuntu w'umugisha, muri uko kucyambika umugisha Imana izaguhuza n'umuntu w'umumaro. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Ahirwa rero, ntabwo ahirwa umuntu uri kwitotomba, ntabwo ahirwa umuntu uri gusubira inyuma kuko ageze mu burwayi, ntabwo ahirwa umuntu watakaje ibyiringiro, ahubwo hahirwa umuntu umufitemo imbaraga. Uwo muntu iyo ageze mu gikombe agihindura ahantu h'amasoko, iyo ageze mu burwayi ahindura ahantu h'amasoko, iyo ageze mu bukene ahindura ahantu h'amasoko. Imiryango yamuvuyeho arakomeza akiringira Imana, umugabo yamutaye arakomeza agasenga, umugore yamwanze arakomeza akiringira Imana, ubukwe bwapfuye arakomeza akagira ibyiringiro. Taya wa ya sansoma rezekire rerevodo taya wa nini sansoma. Ndagira ngo nkubwire we mama, utakaje ibyiringiro, urwaje umuntu kwa muganga amaze igihe kinini muri koma, ariko ndagira ngo nkubwire ngo ongera dotaya wa ya sansoma, ongera rezekire revodotaya, ongera ugwiza imbaraga, ongera uhahindura ahantu h'amasoko, ongera usenga uringira Imana, ongera uvuga ko Imana yamuguhaye iri bwongere dotaya wa nini sansoma igakora ibikomeye. Ndagira ngo nkubwire yuko Imana ije kugira ute? Kugusha imvura y'umuhindo, nayo ije kugira ute? Itanga umugisha, itanga ubuzima buzima. Igihe kiraje rerevodotaya wa ya sansoma agiye kuva muri koma, Imana igiye kumugusubiza ari muzima kuko wagwije imbaraga. Imana imugushubije ari muzima kuko dotaya wa ya sansoma rezekire revo. Wongeye kwibuka ko ibyo yakoze aribyo byari bikomeye cyane, kuko Imana ijya kumuguha yari imufiteho umugambi. Impamvu nubwo ari muri koma, impamvu akiriho, impamvu atarava mu mubiri ngo ujye kumushingura umujyana aho abandi bari kujyana ababo bavuye mu mubiri, nuko Imana ikimufiteho iki? Umugambi. Rero ongera ugire ibyiringiro. Haleluya. Yesu nashimwe. Taya wa ya sansoma rezekire rerevodo taya wa ya nini sansoma. Umva mukobwa upfushije ubukwe, Imana irambwiye ngo nkubwire taya wa ya rezekire sansoma rerevo, ongera ugwiza imbaraga. Wahanuraga ariko dotaya wa ya sansoma, icyo gikombe ugezemo, icyo gikombe urimo gihindura ahantu h'amasoko, wongera uhanure, gihindura ahantu h'amasoko, wongera ubwirize. Rerevo dotaya wa ya sansoma, gihindura ahantu h'amasoko, wongera uzamuka umusozi usengera abantu b'Imana, gihindura ahantu h'amasoko, wongera usengera abantu b'Imana. Naho ije kugukorera ubukwe. Taya wa ya sansoma rezekire rerevodo taya wa ya nini sansoma. Ongera umugire mu imbaraga Kristo wawe, ongera umugire mu imbaraga umurengezi wawe, ongera umugire mu imbaraga, kuko nubwo bwapfuye ariko Imana ikora ubukwe iracyariho, Imana ikora ubukwe iracyakora, Imana itanga fiyasi iracyahari. Imana dotaya wa ya sansoma ibasha kongera kurema ibyari byapfuye bikongera bikabaho, ibyari byapfuye bikongera bikazuka. Ongera ugwiza imbaraga. Haleluya. Ijambo ryatubwiye ngo iki?
ngo bagenda bagwiza imbaraga, ngo umuntu wese wo muri bo ngo aboneka mu maso y'Imana y'Isiyoni. Haleluya. Umva umuntu umufite mu imbaraga. Haleluya. Umuntu umufite mu imbaraga iyo ahuye n'ikibazo, niyo cyaba gikomeye, niyo cyaba kimworoheye, nubwo yaba afite ndetse aho yabasha gupfunda imitwe agapfundikanya, iryo joro rigacya, ariko ngo uyu muntu nuko byaba bimeze kose ngo agenda agwiza iki? Agenda agwiza imbaraga. Haleluya. Mu cyimbo cyo gutakaza ibyiringiro, mu cyimbo cyo gucika intege, mu cyimbo cyo gusubira inyuma, mu cyimbo cyo kureka gusenga, mu cyimbo cyo kureka gukiranuka, ngo ahubwo arushaho kugwiza imbaraga. Haleluya. Yesu nashimwe. Nasomye ijambo rirambwira ngo mbese ifatiro zisenyutse umukiranutsi yakora iki? Ntabwo yareka gusenga, ahubwo arushaho kugomeza kugwiza imbaraga. Ntabwo yareka kuvuga ubutumwa, ahubwo arushaho kugenda agwiza imbaraga. Yesu nashimwe. Ijambo riratubwiye ngo uyu muntu igikombe yaba ari muko cyaba kimeze kose, ngo umuntu agenda arushaho kugwiza imbaraga. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Amena. Ngo muri uko kugwiza imbaraga rero, ngo umuntu wese uwo muri abo bantu, umuntu wese umufite mu imbaraga, umuririmbyi umufite mu imbaraga. Haleluya. Niyo bene se bamuhagurukira bakamurwanya, warushaho akagomeza akaririmba. Yesu nashimwe. Umwe mu bacu yageze kuririmba, araririmba, aravuga ngo mbonye Imana imaze kunkiza ibyaha, ngo nkuye mu bubata bwa Satani, naravuze ati data nzajya muririmbira, ngo ubu nta mpamvu ibaho yambuza kuririmba, ngo gutwita no kubyara ntibyambuza kuririmba, ngo niyo ntakena ndetse ngasonza, ngo ibyo simbyitaho ahubwo njya kuririmba. Uwo muntu aba amufite mu imbaraga, nubwo icyo gikombe yaba kirimo ntago bimubuza kujya kuririmba, ahubwo bimutera kugwiza imbaraga. Nubwo bimeze gutya kugwiza imbaraga, akarushaho kujya gukorera Imana. Nubwo bimeze gutya kugwiza imbaraga, akarushaho kujya gusenga. Yesu nashimwe. Nawe Imana ijya kuguhamagara, ubonye agukuye mu bata bwa Satani, hari icyo wavuze. Icyo wavuze mwene data, igikombe urimo cyere gutuma wibagirwa ko hari isezerano nawe wahize, ko hari umuhigo wahize. Yesu nashimwe. Birashoboka ko ukiva mu bata bwa Satani wavuze ko uzajya guhanura. Yesu nashimwe. None ubukwe burapfuye, guhanura byihoreye. Yesu nashimwe. Umugabo baragutaye, guhanura byihoreye. Ariko ndagira ngo nkubwire, ongera ugwize imbaraga. Ibyo bihurimo byere gutuma utakaza ibyiringiro. Nicyo jambo nakuzaniye. Ibihurimo byere gutuma utakaza iki? Utakaza imbaraga. Haleluya. Yesu nashimwe. Birashoboka ko wavuze ngo Imana igukuye mu bata bwa Satani, uravuga ngo nzajya kuririmba nawe. Nk'uko umwe mu bacu avuze ngo amukuye mu bata bwa Satani, avuze ngo azajya kuririmba, ngo gutwita no kubyara ntibyamubuza kuririmba, ngo niyo yakena agasonza ntibyamubuza kuririmba. Nawe hari umuhigo wahize mu gihe Imana yagukuraga mu bata bwa Satani, mu gihe Imana yagutoranyaga, mu gihe Imana yaguhamagaraga, mu gihe Imana yaguhaga agakiza. Yesu nashimwe. Rero nubwo uri muri ibyo bihe bikugoye kandi bikuruhije, ariko ubihindura ahantu h'amasoko, ukomeze uririmbe, hoya bisuzugure. Yesu nashimwe. Ndagira ngo nkubwire iki kintu mwene data, wowe uri kunyumva, ndagira ngo nkubwire ngo ikigeragezo urimo cyangwa ikigeragezo ufite, nugipima kuri wowe kirasiga kinaguhitanye, ariko nugifata ukagipima kuri Kristo, urabona ko n'aka kanya cyakemuka, urabona ko ntacyo kivuze, urabona ko Imana igishoboye, urabona ko Imana ari ugutegeka gusa, urabona ko ari Imana ari ukuvuga gusa, kigahita gitungana. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Nugifata ubukene ufite, nubufata ukabwipima, urabona ko nta kazi uzabona, ariko nubufata ukabupima kuri Kristo, urabona ko n'aka kanya akazi kaboneka. Ikigeragezo ufite nukipimaho, ndagira ngo nkubwire ngo kiranaguhitana, ariko nugipima kuri Kristo, urabona ko ari ubusa, urabona ko ari ubusa imbere y'Imana. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Ijambo rirakomeza riratubwira ngo bagenda bagwiza imbaraga aba bantu.
aba bantu barahirwa kuko bamufitemo imbaraga, bahura n'ikibazo bakarushaho kugwiza imbaraga, aho gucika intege, aho gutenebuka, aho gusubira inyuma, bagenda bagwiza imbaraga. Imana nayo ibonye bari kugwiza imbaraga, ikabona bihanganiye ibyo bigeragezo, bakarushaho kukomeza kuyiringira, bakakomeza kurushaho gusenga, bakakomeza kurushaho kuririmba, bakakomeza kurushaho guhanura, bakakomeza kurushaho kubwiriza, bakakomeza kurushaho kugira ute kwizera Imana no kwiringira. Ngo Imana nayo ikintu ikora, ngo igusha imvura nyinshi y'umuhindo, nayo ikacyambika iki, ikacyambika imigisha. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Reka twongere turebe rino jambo riri muri Zaburi ya 89, turisorezeho twumva icyo Imana ivuganye natwe nanone. 89, Zaburi ya 89, turasoma umurongo 24 no 25. Umva ukuntu Uwiteka yavuze ngo nanjye nzakubita ababisha be bagwa imbere ye, ngo nzakubita abamwanga. 25, ariko umurava wanjye n'imbabazi zanjye ngo bizabana nawe, ngo kandi izina ryanjye rizashyirisha hejuru ihembe rye. Amena. Twongera turisoberemo. Nanjye nzakubita ababisha be bagwa imbere ye, nzakubita abamwanga, ariko umurava wanjye n'imbabazi zanjye bizabana nawe, kandi izina ryanjye rizashyirisha hejuru ihembe rye. Amena. Uyu muntu Imana yabwiraga ni umuntu umufitemo imbaraga, ni wa muntu ugira mu gikombe, mu cyimbo cyo gucika intege, mu cyimbo cyo gusubira inyuma, akagihinduramo ahantu h'iki h'amasoko, imvura nyinshi nayo ikacyambika iki imigisha. Ngo uyu muntu Imana ngo izakubita abanzi be ngo bagwe imbere ye, ngo kandi ngo izakubita abamwanga, ngo ariko umurava wanjye, ngo umurava w'Imana n'imbabazi z'Imana ngo bizabana nawe, ngo kandi izina ry'Uwiteka rizashyira hejuru ihembe rye. Uyu muntu umufitemo iki imbaraga. Mwene data, wicika intege. Mwene data, ibihurimo byere gukubuza gukurikira Uwiteka, ibihurimo byere gutuma utakaza ibyiringiro, ibihurimo byere gutuma usubira inyuma, ibihurimo byere gutuma wanga guhanura. Ahubwo nubwo bimeze gutyo, wongera wiringira Imana. Nubwo bimeze gutyo, wongera usenge. Nubwo bimeze gutyo, wongera uhaguruke, wongera ukora umurimo w'Imana. Nayo Imana ivuze yuko hari ikizakorera uyu muntu. Uyu muntu umufitemo imbaraga, uyu muntu umufitemo ibyiringiro, uyu muntu ukomeje kuba maso, uyu muntu ukomeje kumukorera. Uyu muntu nubwo ari mu gikombe cyitwa baka, nubwo ari kugihindura ahantu h'amasoko, Imana nayo ntabwo izamwirengagiza, ngo izakubita abanzi be, ngo ndetse izakubita abamwanga ngo bagwe imbere ye. Mwene data, Yesu nashimwe. Ndagira ngo dusengane Imana kugira ngo Imana yongere ize gukora ibikomeye, yongere kohereza umugisha mu rugendo ufite. Nubwo uri mu gikombe kimeze gutyo, Imana iguha imbaraga ubasha kugihindura ahantu h'amasoko. Nubwo usubiye inyuma, yongere Imana ikwambika imbaraga, wongere uhaguruke, wongere uvuge ubutumwa, wongere uhaguruke, wongere uhanure, wongere uhaguruke, ukora umurimo w'Imana nk'uko yawuguhamagariye. Yesu nashimwe cyane. Reka dusenge. Mwene data, mama, ibihurimo bire gutuma utakaza ibyiringiro, ibihurimo bire kugukuramo imbaraga. Papa, ibihurimo bire kukubuza gukurikira Uwiteka, bire gutuma usubira inyuma, bire gutuma wirwanirira. Ahubwo ngera utumbire umusaraba, ngera utumbire Kristo. Mukobwa, nubwo bimeze gutyo, ibihurimo bire kukubuza iki, bire kugukuramo imbaraga. Musore, ibihurimo bire kugukuramo imbaraga. Ahubwo komeza, wongere ibihe byo gusenga, wongere ukorera Imana, wongere uhaguruke, wongere uvugira Imana, wongere ugira ibyiringiro, kuko Imana ivuze yuko umuntu nk'uwo nguwo ngo izakubita ababisha we, ngo izakubita abamwanga, ngo ndetse bagwa imbere ye, ngo izina ry'Uwiteka ngo rizazamura ihembe rye, ngo rimushyire hejuru, kubera yuko yagwije imbaraga. Imana ibamera umugisha bene data. Kadusengana Imana, dusaba Imana yongere gusubizemo imbaraga. Urutakaje ibyiringiro bitewe n'igikombe urimo, warusubiye inyuma kubera igikombe urimo, waruretse guhanura kubera igikombe urimo, waruretse kuvuga ubutumwa kubera igikombe urimo, waruretse kuririmba kubera igikombe urimo. Ariko ndagira ngo ngubwire ngo kiguhindura ahantu h'amasoko, kuko umuntu wagihindura ahantu h'amasoko, Imana nawe ntabwo imwirengagiza, imugira neza, ikamurwanirira, ikamurengera, ikamutabara, kubera yuko uwo mugite wiringiye Imana. Uri Uwiteka, Imana nyiribihe, Imana y'imbaraga. Jambo ratubwe ngo ahirwa umuntu ugufitemo imbaraga.
hahirwa umugabo ugufite mu imbaraga, hahirwa umukobwa ugufite mu imbaraga, hahirwa dotaya wa yasansoma rezekire, umusore ugufite mu imbaraga Uwiteka, hahirwa umunyamasengesho ugufite mu imbaraga, hahirwa umuhanuzi ugufite mu imbaraga, hahirwa umuvugabutumwa ugufite mu imbaraga. Uwo nguwo nubwo yagira mu gikombe cyitwa baka ngo agihindura ahantu h'amasoko, nawe ikintu ukora nk'Uwiteka ngo ugusha imvura y'umuhindika cyambika umugisha, ndagira ngo Uwiteka nyiri cyubahiro umumama ugeze mu gikombe cyitwa baka, reka umugushiriza imvura y'umuhindo, mana ucyambika umugisha. Umugabo ugeze mu gikombe cyitwa baka, umushobozi umwambika imbaraga, abasha kugihindura ahantu h'amasoko. Umuhanuzi ugeze mu gikombe cyitwa baka, umugaruka agihindura ahantu h'amasoko. Taya wa yasansoma rezekire, mana umuvuga butumwa ugeze mu gikombe cyitwa baka, reka umwambika imbaraga, mana agihindura ahantu h'amasoko, nawe ugusha imvura nyinshi umuhindi cyambika umugisha. Reka umunyamasengesho ugeze mu gikombe cyitwa baka, umwambika imbaraga agihindura ahantu h'amasoko. Mana Uwiteka nyiri cyubahiro, kuko ijambo ritubwiye ngo uwo nguwo data nyiri cyubahiro wagihindura ahantu h'amasoko, uwo nguwo ugufite mu imbaraga ngo uzakubita ababisha we, ngo uzakubita abamwanga bagwa imbere ye, ngo kandi izina ryawe rizamuzamura mushyire hejuru. Uwiteka ndakwinginze, bari batakaje ibyiringiro wongere ubambika imbaraga, bari batenubutse wongere ukomeza amavi y'abasukuma, wongere ubambika imbaraga ubagarukeho, wongere ubagirire neza Uwiteka. Nanjye mbisabye nize mu izina ryawe Yesu Kristo Nazareti, amen. Yesu nashimwe cyane. Ushobora kwifuza gusengana nanjye, ushobora kwifuza ko wangira inama cyangwa tukarushaho kwibukirana iby'uru rugendo rw'agakiza, cyangwa tukaganira ku ijambo ry'Imana. Nomero yanjye ni 078 6 100 719, ni 078 6 100 719. Imana ibamere umugisha kandi ibagirire neza. Shalom shalom.